ari muri process yo gusaba divorce. Yarababeshye yagomba kuza avuga ngo yakoze divorce ntabwo yaza kutumenyesha yuko ari mwarasaba divorce. Twebwe se turi urukiko, social media si urukiko aza kubwira ko ari mwarasaba divorce. Ahubwo social media kereka nimba hari abari mwaratekinika nabo babadamu baba diaspora kugira ngo bakaba baramusabye divorce, akaba ari mwarakora deal tekinike kwa systeme kwa pura ngo abumvishe yuko ari muri systeme ari muri process za divorce. Ariko kandi nta muntu ujya gusaba divorce uza kubimenyesha muri social media ngo ndimo ndasaba divorce. Neza YouTube ni urukiko. Rero Mutabazi hariya ni content yabazaniye ntimwabimenya, yabazanye mu content ivuga ngo ndimo ndasaba divorce. None se ninde mucamanza uri hano ninde president w'urukiko uri hano kuri YouTube? Ninde mucamanza uri hano kuri YouTube? Ninde mwanditsi w'urukiko uri muri YouTube wandika ibyo Mutabazi avuze? Ariko Apotre Mutabazi aravuga ati ngewe naricaye mu rugo nganira na madamu wanjye mbona imico y'umugore wanjye n'iyanjye ntibishobora guhura habe namba. Ntabwo bishoboka, nta kintu bapfa, ntabwo bishoboka. Umugore watanze umugabo ninde wamukuye hehe? Umugore watanze umugabo akavuga ngo ndamubagabiye ni mu mujyane, wamukuye hehe? Ntabwo bishoboka. Ninde mugabo uvuga ngo mwabagabo mwe mbahaye umugore wanjye? Ntabwo bishoboka. Iyi ni content ya Mutabazi. Angara haburamo amahoro akarusohokamo, shaka urwa kabiri bitakunda akashaka urwa gatatu, bitakunda agashaka urwa kane, kugeza rwose Yesu agarutse cyangwa se umubiri we utagifite imbaraga cyangwa se amaze gusaza bihagije byo kutongera gushaka. Abantu bari bibaza bati Apotre Mutabazi imyaka 60 igihe cyose atandukanye agomba kongera agashaka. Gusa ribwa ngo utizera, urabizi ko hari n'amagambo agiye avuga ngo uzamushyira umwe wa kabiri wa gatatu ngo muri byanga umufata. Ntago ari cyo kibazo, naga cyo kivuga ngo utizera ngo utinde kuri iryo jambo bijyana nabo Paulo yandikiraga bijyanye na n'ikibazo bari bagura nacyo. Ariko icyo tubona ni ijambo rwa ngo impamvu bagomba gutandukana ngo nuko Imana yaduhamagariye amahoro. Iryo jambo rero nimba rivuga ngo kuko Imana yaduhamagariye amahoro, biravuze ngo urugo rutarimo amahoro ku rwego ubwonko butangira kwangirika. Yego, ku rwego bishobora gutangira kwangiza umubiri. Urwo rugo uba ugomba kurusohokamo. Nta kibazo rega kinari muri ibyo ngibyo mu gihe waba urusohotsemo ugashaka urundi. Erega buriya nimba uwabana na Mutabazi akaramata abana na Rufredi bakaba barananiranywe n'ubana na Mutabazi biri kutari gukunda, Mutabazi agatandukana akazahura n'ubana na Rufredi bakabana karamata, nta kibazo Imana bifiteho. Ari nijye abantu baba bashaka kutwemeza yuko umuntu mwarahuye umwikundira rero bihisemo we ureba nabi cyangwa ntiwabasha kuko nturi Imana, uravuga uturiya bizavamo bizaba arakaramata ntibyaguhira ntibyanagukundira. Ariko bakaza bangwa iby'Imana yafatanyije nawo waramwikundiye waje kumwikundira umuzanira pastor uko tubizi ntiyaguhakanya uretse gusa kuvuga ngo arabahesha umugisha. Mu ijambo rimwe ryoroshye rero abantu bagavanga ibintu, ntabwo ari ngo ndashyigikira kuko nk'urugero nimba ari umuntu se bifitiye amahoro mu rugo rwe, niyo navuga nkavuza impanda nkanamwereka imirongo imwemerera gutandukana. Ni nkuko wenda umuntu ashobora kumbwira ati agiye gushyira imirongo ishyikira inzoga nka 800, njye ntabwo nzikunda zirasharira sinigeze nzinywa nta cyaka cyazo mfite sinazinywa. Ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo se abantu bafite ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bari mu ngo baregetse bavuga ngo niko zubakwa bari gupfiramo imbere byubakiye ku musenyi. Nibumva ibyo mvuze nabo barazinduka bajya kuzishaka. Ibyo ntabwo cyaba ari ikibazo, cyane cyane yuko batandukana bakongera bagashaka. Ubundi icyo koza ahubwo ikintu Imana idakunda muri Timoteyo, mu rwandiko rwa Paulo yandikiye Timoteyo yaramubwiye ngo ntihakabeho umupfakazi w'indushyi itorero rijye rimufasha, cyangwa se nimba hariho umuvandimwe w'umukristo amufate ajya amufasha bitarinze biza muri porogaramu y'itorero. Kuko abantu mbizi ko ari uko bari. Ikindi kuri sije ya divorce zikabana ari uko bamera. Abantu bafite ukuntu babwiwe ibintu by'akaramata ku buryo rimwe na rimwe n'abazikoze divorce niyo mpamvu zikorwa n'ibihumbi 2 ntitumenye ni bande bazikoze, babikorera muri bucece yabo ababishoboye ko bucece bahira kubera yuko nyine
hariho ukuntu abantu nyine ari ukuntu divorce bakifata ukuntu abantu barasirimuka ku bindi ariko bagera kuri divorce ntibajya basirimuka ahari cyangwa se wenda si benshi basirimutse kubasha kubyumva ko ari ibintu biri no mu bisanzwe bishobora kubaho utakifuza ko bibaho ariko ko yariyo mahitamo ahari uyafata kandi atagomba kuba guterwa ipfunwe nuko ariyo mahitamo yafashwe ni ikibazo cya sosiyete yacu itarakura buriya ntago ari ikindi iyo abantu bafite imyumvire se idashyikira ibintu kandi bakaba ibyo bintu bicuruza abo bagize ngo wakora iki kugira ngo aribyo nakubwiraga ni urabihisha nujya mu rukiko bwa mbere ugiye kuburana ayo makuru asohoke bagira uwo bayahereje noneho kugira ngo ayagereho azagenda amere nk'uwinjira mu buzima bwawe bwite nicyo kintu ntajya nkunda ntabwo nkunda yuko umuntu amera nk'aho ari kujya kuvumbura ibintu runaka kandi nyashobora kubimwibwirira amugana ariko bimeze gutya bimeze na gutya so kaze mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi nimbiri mu gitondo nkwifurize igitondo kiza nimbiri nimugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza nge ndi hori nk'ibisanzwe uyu munsi ngiye kubana na Pasteur Claude ni Kaze TV Rwanda Intoranwa TV Zamuka TV ndetse Pastor Fanny Official na Enkuva TV uyu munsi ngiye kubana na Pastor Claude by'umwihariko umwe abantu bemera bati divorce ni urupfu uyikoze asa nk'upfuye bazuza n'ibihumbi 50 bavuze ko ngo nsaba ibihumbi 50 biri he kwitiranya ibintu ijwi yumvishe ntago ryari iryanjye oya umuntu wavuze ibihumbi 50 ntago ari nge okay ni umuntu wavuze ngo nge tujye kwa Pastor Claude ngo shizo ntwanga twaka ibihumbi 50 ntago ari nge urandembeshyeye Ase chaka kumuzana mutano wambuje. Mbasaba na essence iminsi yose nabatwaye imodoka yanjye nabasabye essence. Ibyo ariko ibintu ari ibintu uri kwitiranya. Nitiranya bikize. Uri kwitiranya umuntu wavuze ibihumbi 50 na essence. Oya, abo yavuze essence. Yaravuze ngo atse essence umuntu. Ntabwo ushaka kumuvuga nawe. Ngo washyizeho ko umuntu uzajya mwaka mu bisengana. Ariko twe munsi nta kintu waduciye. Jewe rero buriya naga gasuzuguro nta kindi. Kuko abana nkamwe mamushaka kubaho kuzamuka imibereho imikorere nta mpamvu nimwe aya ni gusku aya ni kabiri mu aya Pastor ntagaruko tugende mu kiganiro hanyuma dukomeze burimo burira nywa amazi neza Pastor wacu amazi n'ubuzima na RBC ako mwaje mu modoka ya kasa mutwe nziza ndakubwiza ukuri twajyana turagakodesha turakazanye iriya modoka ntabwo isanzwe nibaho iremewe niye ntoranwa oya ni yayo ira ni ya Pastor Fanny Official hari zamo ya Pastor Fanny Official iriya aremewe abantu bananyanyoshe kandi wasanga ushaka umubuza amahirwe ubu haba hari umuntu wamutekerezaga kukamuha ntago ari ya Pastor Fanny Dani yanjye haba hari umuntu wamutekerezaga ibyiza oya ni yanjye ku giti cyane Pastor gafite imodoka nziza rava fonzi zane vo modeli urumva utaba wisha amahirwe ya Pastor ni yanjye ku giti cyane okay twagiye hanyuma rero ukuntu gahunda imeze ni gutya ati Pastor Claude niwe muntu yivugiye ngo divorce ni nk'urupfu uyikoze yego abayinjiye aba ameze nk'umuntu wapfuye Pastor ku bwawe divorce ni iki ku ruhande rwawe nka Pastor nk'umuntu uyu munsi twaje tugana ku rwanjye ruhande divorce ni nk'urupfu yego Bibiliya iravuga ngo hari abapfuye bahagaze yego urabyumva neza ndakumva cyane Bibiliya iravuga ngo hari abapfuye bahagaze rero iyo umuntu yadivorosheje iteka iyo nta mugabo ufite waradivorosheje n'umugabo uba warapfuye uhagaze iyo nta mugore ufite waradivorosheje uba warapfuye uhagaze wabyumvise neza ndakumva cyane wari bwumva igitutsi abanyarwanda bavuga ngo uragapfa uhagaze nuko nguko biba bimeze uragapfa ariko ya Pastor ntago bajya igitutsi cyo ni ijambo rivuga ngo uragapfa uhagaze igitutsi abantu bavuga ngo umunyarwanda yavuze ngo umuntu aragapfa ahagaze buriya n'udivorosheje umuntu wakoze divorce wasezeranye n'umugore byemewe n'amategeko imbere y'Imana muri leta bagatandukana ubwabyo nimbifata nk'urupfu yego mbifata nk'urupfu kuko utangira kurya ibyo utaryaga wambara uko utambaraga uryama uko utaryamaga
ugira ngo buri ugahita wirambika ukiryamira gutyo gusa kubera yuko hari ikibazo kiba kihari cyuko ufite cyuko divorce yakabakabye iwawe yakomanze iwawe. Yego none ahangaha tumaje kubona umugabo witwa Apotre Mutabazi yidekaraye ngo njyewe ndi gusaba divorce. Pastor mbere na mbere Apotre Mutabazi agitangaza iri jambo wenda bizwi ikiganiro wakibonye wabyakira ute? Yaravuze ngo ari gusaba cyangwa yarayikoze? Ari muri process yo gusaba divorce. Yarababeshye. Yagomba kuza avuga ngo yakoze divorce. Ntabwo yaza kutumenyesha yuko ari mwarasaba divorce. Twebwe se turi urukiko. Social media si urukiko. Aza kubwira ko ari mwarasaba divorce. Ahubwo social media kereka nimba hari abari mwaratekinika nabo babadamu baba diaspora kugira ngo bakaba baramusabye divorce akaba ari mwarakora deal tekinike kwa systeme kwa pura ngo abumvishe yuko ari muri systeme ari muri process za divorce. Ariko kandi nta muntu ujya gusaba divorce uza kubimenyesha muri social media ngo ndimwe ndasaba divorce. Neza YouTube ni urukiko. Hoya YouTube ntabwo ari urukiko. Niba ari ibyo ni ibibazo bya Mutabazi ku giti kiwe mu rugo rwiwe. Kuko twebwe mu minsi ishize yajyaga tumubaza tuti urihe ndi mu rugo ndi ibyumba tumaze iminsi tubyaye madame aratwite ubu ndi mu rugo ndaryamye ndi mu bana ndi mu biki none se yo divorce kandi kugira ngo umuntu azajye gusaba divorce agomba kuba amaze byibuza hafi umwaka wose atabana n'umugore. Kandi Mutabazi yatubwiraga ko ari ibyumba ataha ibyumba kujya bajya kwidekarara cyangwa ngo Mutabazi ni inshuti yanjye ariko yihangane mu bwiza ukuri. Mbikuye ko ujye kudekarara cyangwa cya divorce cyangwa igipapuro kisaba divorce ngomba kumaza umwaka tubana n'uwo mwashakanye neza byibuza hafa. Urumva kuko icyambere hari cyo bita amakimbira igituma umugore n'umugabo batandukana hari ibyo batumvikanaho. Yego amakimbirane ya makimbirane rero y'umugore n'umugabo na amakimbirane amenywa nabo mu rugo na amakimbirane n'abana barayamenya ko bafite abana bakuze na amakimbirane ajya mu isibo na amakimbirane ajya mu buyobozi bw'umudugudu. Noneho ubuyobozi bw'umudugudu bukageraho kubera ko buhora bukiranura bujya mu makimbirane y'umugore n'umugabo bahora mu makimbirane y'umugore n'umugabo bakazageraho bagakora icyo bita raporo y'umudugudu. Komite y'umudugudu bagakora raporo bakayikorera umwe mu bashakanye hagati y'umugore cyangwa umugabo akayijyana ku buyobozi bw'akagari kwa gitifu akagari agatera kashe kuri ya raporo uwayitereweho uwayihawe akaba yayifashisha kujya kwa noteri cyangwa se akajya mu rukiko direct. Kuko raporo bivuga ngo twebwe amakimbirane y'uyu mugore n'umugabo atugeze kure twaragerageje byaranze twarabuze byaranze turasaba ababifitiye inzego zibifitiye ububasha ko arizo zabakiranura. Ubwo ni iki babandikiye urukiko ntago bashyira mu rukiko ariko baravuga ngo turasaba inzego zibifitiye ububasha ko arizo zabakiranura zibifite mu nshingano zibifite mu urukiko. Urabyumva neza rero Mutabazi hariya ni content yabazaniye ntimwabimenya yabazanye mu content ivuga ngo ndimo ndasaba divorce. None se ninde mucamanza uri hano ninde president w'urukiko uri hano kuri YouTube ninde mucamanza uri hano kuri YouTube ninde mwanditsi w'urukiko uri muri YouTube wandika ibyo Mutabazi avuze. Ariko Apotre Mutabazi aravuga ati ngewe naricaye mu rugo nganira na madamu wanjye mbona imico y'umugore wanjye n'iyanjye ntibishobora guhura habe na mba. Ntabwo bishoboka nta kintu bapfa ntabwo bishoboka. Umugore watanze umugabo ninde wamukuye hehe? Umugore watanze umugabo akaba ngo ndamubagabiye ni mu mujyane wamukuye hehe? Ntabwo bishoboka. Ninde mugabo uvuga ngo mwabagabo mwe mbahaye umugore wanjye? Ntabwo bishoboka. Iyi ni content ya Mutabazi. Bivuze ngo ni content ari kwizanira. Kuri cani imwe hari yakabivuga akajya hari akabivuga akajya hari akabivuga akajya hari akabivuga akajya hari. Iri ni ibanga riba hagati y'umugore n'umugabo kugeza igihe umucamanza abifatiyeho icyemezo cyangwa se mu kimwe. Ibi ni ibintu hari cyo bita integura rubanza. Swati Mutabazi akaba ari wasabye divorce noneho agakora icyo bita ikirego agashaka we nawe ubwe yakora ikirego cyangwa se yashaka
n'umuhesha w'inkiko akakimukorera cyangwa umunyamategeko akagikora, hanyuma agashyira umugore we akaba yasinya icyo bita umwanzuro w'urubanza. Umugore akavuga agasinya kawakiriye, hanyuma hariho n'itariki azitabira urukiko. Icyo gihe rero iyo bageze ku rukiko, umucamanza abatega amatwi akababaza ibyo batunze bose. Wabyumvise hori? Ndakumva cyane. Umucamanza babaza ibyo batunze bose, mutunze iki? Bakabyandika, umwanditsi akandika icyo batunze. Dutunze ikibanza hanaha, dufite imodoka, dufite inzu, ibi ni yo mutungo udufite. Wabyumvise? Wa mutungo rero bose, wa mutungo iyo umwanditsi amaze kuwandika, hakurikiraho kubaha itariki yitwa integura rubanza. Wabyumvise? Iyo ntegura rubanza rero ivuze iki? Ivuze ngo genda kwa marene, genda kwa pare, babandi basabye bagakwa, babandi bafashe irembo, mugende mubaganirize, bababwire, babaha inama, kuko ibyo muri murakora ntabwo ari byiza. Umucamanza rega bagira inama. Ntabwo umucamanza yishimira yuko baje kuburana, ahubwo arababwira ngo mbahaye amezi 3 mugende mu bitekere. Iyo bayita integura rubanza. Wabyumvise neza? Noneho nyuma y'amezi 3 niba nta gihindutse muri mwese, muzagaruka ku itariki y'iki. Muzaza mutubwira ngo byarebeye mwarasubiranye, cyangwa muzaza mutubwira ngo byaranze, hanyuma urubanza ruburanishwe. Iyo bayita integura rubanza. Bivuze ngo ubwo avuze ko ari muri process yo kugira ngo ahabwe gatanya, ibyo byose yabiciyemo. Ntabyo yaciyemo. None se ni gute yaza kuri kamera akatubwira ko ari muri divorce, kandi nta n'ukwezi n'igice gushize Mutabazi twaramuhamagaraga akatubwira ko ari mu rugo ibyumba, kandi umugore we ngabyaye vuba? Ntabwo nge nabyemera. Kugira ngo abinyemeze biragoye. Kugira ngo ujye Mutabazi abinyemeze, azaza nicyo bita ikirego azaza n'ikirego na sinyasiyo y'urukiko, ayizane kuri kamera, dukorana ikiganiro, tujya dukorana ibiganiro, ayinyereke, genzemera ko ari muri divorce. Pastor sikavuga ko we n'umugore ntitwumvikana. Yego. Ngira mukoresheje ikiganiro, arambwira ati madamu wanje hari character zanyatabasha kwihanganira n'ubu zamunaniye. Imyaka ingahe yose subu nibwo character ziba tazakira. Cyakoza sinavuga ngo imyaka ingahe babanye, nabo baranye imyaka 30 baratandukana, nabo baranye 20 ingahe baratandukana, 20 baratandukana, 10 baratandukana. Ariko noneho icyo twavuga cyo ni kimwe. Uyu munsi wa none Mutabazi, madamu utaratandukanye na Mutabazi 2018, 19, 2021, uyu munsi wa none nibwo mudamu imyumvire ya Mutabazi umudamu atayumva neza. Ikintu cyakuza kwibukaho, abantu benshi bakomeje no muri comment y'ikigano twakoranye, ate se uwo si Mutabazi wirukanywe hakurya hafi Ikinyinya, ngo nabwo yari yaragiye kwinjira umugore bikanga. Oya, Kinyinya nta mugore yari yarinjiye, aho baramubeshyeye. Uvuze ngo umuntu abyanditse muri comment y'umunsi yabaga muri geto wenyine. Geto twari nk'utwumba 2 na saro, ukuntu cyari icyumba kimwe na saro twajyanye gufata iyo nkuru nge nawe. Cyari icyumba kimwe na saro, ariko hari akandi kantu gakumba, hari akandi kantu kameze nka kumba ukuntu, kameze nka dusha ahubwo gatoya cyane. Rero urumva ntabwo batubwiye ko hari umugore watahagamo, ahubwo Mutabazi niho yabaga bitewe n'akazi yabaga yifitiye muri Kigali, ibiganiro ibintu nk'ibyo, cyangwa se mu gihe atagiye ibyumba akaraho ngaho hakitwa ko ari adresse afite mu mujyi wa Kigali. Ariko ntabwo twajyaho ngo tuvuge ngo yarafite umugore Kinyinya, uwundi wa kabiri, abo ngabo baramubeshyira cyane. Yego. Abenshi baravuga bati Apotre Mutabazi yinjiye umugore ahitwa i Masaka, hano hafi yaho ujya kugera za Rugende. Apotre Mutabazi yahinjiye umugore, kandi ngo n'abamugiye kumuvugisha ababwira ko ari mu nce zahitwa Gasogi. Niko nkajya babwira. Apotre Mutabazi ibintu baba bamuvugaho bishobora ko ari byo ko hari umugore yinjiye mu diaspora, ushaka ko aramuha amafaranga agatuma Apotre aza kuvuga ko ashobora kuyasenya urugo rwe. Icyambere ngo yinjiye umugore mu diaspora Masaka, Igasogi, ngo wubatse ahantu ufite inzu nziza. Hari ibimenyetso twagenderaho bikagaragaza ko Mutabazi nta mugore wo mu diaspora yinjiye. Nk'ibihe rero? Icyambere ugiye kuvuga ndakiza. Niki? Tekinike. Oya, niki? Tekinike.
Bo icyambere Mutabazi yarinjiye umugore wo mu diaspora kuko buri umuntu agira icyareka jya mu kindi bitewe n'impamvu ikimujyanyemo. Nuvuga ngo umunyarwanda yaravuze ngo akaruta kandi karakamira. Mutabazi nta modoka agendamo. Yarayigurishije. Mutabazi afite perime, urabyumva? Mutabazi afite perime yakabaye afite imodoka agendamo yaguriwe no mu diaspora. Tukavuga tuti Mutabazi ya modoka yayikuye. Noneho we ku mutima n'ibanga rye wakabazi yuko imodoka yiguriwe no mu diaspora. Afite umugore yinjiye wamuguriye iyo modoka. Icya kabiri Mutabazi ni wa muntu Mutabazi afite amafaranga ntabwo ajya yihishira. Ntabwo abishobora. Mutabazi afite amafaranga ntabwo yakihishira. Mutabazi amafaranga ni homboka ni hari akicara neza ko Mutabazi azi kwicara ahantu heza Imana yamuteye iteka. Icyo ni cyambere cyo. Urabyumva neza? Mutabazi azi kwicara ahantu heza Imana yamuteye iteka. Icya gatatu Mutabazi ntabwo Mutabazi cya gatatu ni wa muntu ubona ko kuko buriya hari isura mu cya gatatu hari isura ubonamo umuntu ko hari impinduka zihari. Horisi ndagutegereje ndabizi hari isura igaragaza umuntu ko hari impinduka zamubayeho. Rero abavuga ngo Mutabazi yinjiye umugore wo mu diaspora sinemeranwa nabo kereka niba bose navuga ngo nuwahe uwo mugore yaba yarinjira ntawe. Abenshi bafite ariko abenshi baravuga batafite urundi rugo hano igasoge. Kandi na Mutabazi turi gukorana ikiganiro yanyujijemo aravuga ati abantu muvuga ngo mfite urugo igasoge ati abantu bavuga ngo nta igasoge ntago muri bazima. Reka tumuhamagare tugira amahirwe twitana. Kuko jewe hari ibintu numva nta kemera bose kuri Mutabazi bamubeshyira. Nubwo yenda nta byera ngo de ariko Mutabazi baramubeshyira aho ngaho. Yenda yagira fiance bakajya mu mujyo wo kuganira. Ariko kandi ntabwo Mutabazi yagira urugo ibyo baramubeshyira. Kabarira mwene Kabarira kutitaba. Intumwa ntabwo yitabye ariko kandi numva rwose bitajyanye kuko ntabwo divorce baza kwiyamamaza muri kamera kuri social media. Ntabwo kuri social media ariho hari umucamanza. Hari ibyo numva ntemerana nabyo. Ariko Pastor Kabarira yaraje atubwiza uko yaravuga ati ngewe urugo rwaranze. Urugo rwanze fati ya mbere ndagenda mva mu rugo ndigendera. Nase Pastor kuba Kabarira urugo rwaranze akaba hari ibyo atumvikana n'umugore akigendera ku bwawe byo ubyakira uti? Bo yewe ntabwo nahamya ko urugo rwa Mutabazi rwanze nkuko wabyivugira kubera yuko ntabwo bamya ko urugo rwa Mutabazi rwanze nkuko wabyivugira kubera yuko Mutabazi ni umuntu w'umugabo, ni umuntu uzira ivanilizima, ni umugabo uzi icyo ashaka. Rero nkaba navuga ngo Mutabazi mu by'ukuri jewe ntabwo navuga ngo ari muri divorce.
ngo mbyemeze gutyo kuko muri social media aha kuri YouTube nta rukiko ruhari, nta perezida, nta mucamanza uhari, yewe nta n'umwanditsi uri kuri YouTube wandika ibyo Mutabazi avuga. Ahubwo we ibyo yivugira ishobora kuba ari content yaje yatuzanyemo hanyuma tukaba tutabizi. Rero ibyo kuvuga ngo Mutabazi ari muri divorce n'umugore kuri YouTube ntabwo ariho batangira amatangazo cyangwa se ntabwo ariho baburanira divorce. Hagari waburana divorce. Oya ntabwo ariho. Urabona mu mboni z'amaso yawe Mutabazi ari iki ashaka ku buryo azanye ibintu media avuga ko yagiye kwaka divorce by'umwihariko avuga ati umugore wanjye twarananiranywe kandi ngiye sinakizirika ku bidashoboka. Mutabazi ni umurisansiye n'umugore ni umurisansiye, ariko kandi ari byinshi twakibaza tukavuga tuti uyu mugore ushaka Mutabazi, umugore waba waratwaye Mutabazi, wahugisha abana Mutabazi bakabana bakaba babana kugira ngo Mutabazi abanze ashake divorce noneho bazasezerana biri official. Jewe uyu nguyu ntabwo ndimo ndamubonamo gutyo, kandi uyu mugore uko yasenye ibyo abandi nawe Imana yazasenya ibye. Uyu mugore wasenye urwo Mutabazi Imana yazasenya. Ne cyane. Urumva icyambere hari uruhinja ruvutse ejo bundi ibyo yewe navuze ngo Mutabazi twavuganaga tubwira ko ari ibyumba. Urumva twavuganaga tubwira ko ari ibyumba. Rero ntabwo uyu munsi wa none ejo bundi mu kwezi kutarashira nibwo tubo ngo yahani n'abandi benshi. Ati kandi fatira urugero kuri Pastor Mutesi kuba atarashaka nanjye ngo ngomba kuzimira. Pastor Mutesi ko arimo arashaka umugabo wa gatatu kuko ari kuba wa gatatu yarapfuye witwa Rusagara ajya kwigendera. None se Mutabazi nawe uwo bagiye gushakana wa kabiri bazatandukana ashake n'undi wa gatatu hanyuma kugira ngo afate urugero kuri Pastor Mutesi. Arampamagaye. Intumwa. Yego muraho. Tumeze uti intumwa. Namahoro. Ndi mu kiganiro. Ubwo reka mbe nkuretse ndaguhamagara kirangiye. Oya waretse nkakubaza akantu kamwe intumwa. Kuko yagiye wazi ko mbaza ibyakasa mutwe. Ariko ashobora kuba ari mu modoka ariyo mpamvu atagize adashaka kugira ibyo atangaza byinshi. Urumva? Ari mu modoka niyo mpamvu ugire ngo adashaka ko kuko intumwa ari mu modoka niyo mpamvu adashaka gutangaza. Intumwa. Halo? Intumwa. Yego. Erega nari nguhamagaye ngushaka nuko nari nakubuze uhita umamagara n'ubundi wari nguhamagaye mu gihe. Nakubaza. Urambaza kandi twavuze ko urabimbaza nyuma y'ikiganiro n'ibiki? Oya nshaka ibyo mu kiganiro na nyuma y'ikiganiro hari ibyaho. Nshaka ibyo mu kiganiro. Ari kuri moto. Nshaka ibyo mu kiganiro kandi. Abanyamakuru turi kumwe barimo baravuga ngo biravugwa yuko waba ufite umugore wo mu diaspora ngo wakuguriye inzu ngo Igasogi ukaba ubana nawe uyu munsi wa none ari watumye ushaka gukora divorce. Byaba ari ukuri. Nge nabihakanye ariko. Reka nawe bihuriye. Aho bihuriye. Nta muntu urusengera nako nta muntu umudiasporangira bwa nawe nge. N'abantu kababiri nabo bo mu Rwanda bari aho ngaho. Bo mu Rwanda. Aba ni abana nta bihari ndetse nanavuga ngo nubwo abantu bazi nyine ibyo ndi kunyuramo ariko ntabwo wenda ntabwo bigeze bamvukisha baganisha kuba wenda ngo bajya mu mundo. Yego. Kandi wenda bishobora kuba impamvu zitandukanye nyinshi bashobora no kubishingira ku kuba wenda bazi ko divorce itaraboneka. Byose rero ni amagambo. Urabizi ko abantu bajya bari mu magambo kugira ngo bakuririze inkuru bashyushye inkuru. Yego. Ariko biba bigoye burya reka nishyiramo ko diaspora nyinshi
iyo wavuze nabi Ingabire Victoire ntacyo mwavugana mo nishyiramo gutyo wasanga atari byo ariko hari n'abatemera Victoire hari abatemera imikorere ya Victoire uramutse uzi ibyo nzi wakumva icyo nkubwisha abatamwemera ntabwo bakunda kujya mu bintu by'imbuga cyane ntabwo mvuze ko badahari ariko majority kabisa ubwo nkavuga ngo hari impamvu y'ibyo ngibyo kandi nta nubwo nigeze kuvuga gutya ahubwo ikintu gihari nuko njyewe ndi gushaka ibipapuro ngo nzajye kwiga umwaka utaha kujya kwiga umwaka utaha se bituma ukora divorce intumwa bivuze ngo divorce izafata amezi 6 nyuma yayo noneho n'ibipapuro biba biri kuboneka ku buryo nshobora kuba najya ku ishuri abantu baribaza bati bamwe baravuga bati watanze igero kuri Pastor Mutesi Mama Sharirene Vanessa Mama Vanessa ndetse n'abandi batandukanye bati kubera iki watanze urugero kuri Pastor Mutesi kandi agiye kugira mu bagabo barenga 3 nawe urashaka kuzashaka abagore barenga 3 yego wanjye kandi ntabwo ibyo byari ikibazo nubango jewe ibyo nagerageje gusobanura ku kijyanye na divorce nciye muri Bibiliya birasobanutse biragaragara umuntu ashobora kwemeranya nabyo ashobora no kutemeranya nabyo ariko urugo rwose rutarimo amahoro ntabwo ruba rugomba gukomeza bagomba kuba kurusohokamo ugashaka nanone kandi ugashaka ubona ko rwose muzahuza mu mitekerereze mukagira amahoro hagati yanyu ibyo rero kuba umuntu yatandukana we n'ingero natanze ntekereza nimba mbyibuka navuze nahubwo ikibazo nuko bamwe muri abo tubona hacamo imyaka myinshi batongeye gushaka nubwo burya gushaka ari igihe ushobora kutabona uwo muhuje hari igihe ufite ibikomere wanyuzemo bitaragira yego bitarabonerwa igisubizo ku buryo nanone umuntu ufite ibyo bikomere abadashoboye kuba yarwubaka ngo bikunde n'izindi mpamvu zitandukanye ariko nta gutanga urugero ntabwo ari ikintu kidasanzwe umuntu urugo rumwe ruranga haburamo amahoro akarusohokamo ashaka urwa kabiri bitakunda agashaka urwa gatatu bitakunda agashaka urwa kane kugeza rwose Yesu agarutse cyangwa se umubiri we utagifite imbaraga cyangwa se amaze gusaza bihagije byo kutongera gushaka abantu baribaza bati Apotre Mutabazi imyaka 60 igihe cyose atandukanye agomba kongera agashaka umuntu utarageza imyaka 60 nibyo Bibiliya niko bivuga Paulo yarabivuze abantu baribaza bati Apotre Mutabazi niwe wakabaye ubungabunga ingo z'abashakanye kugira ngo zikomere divorce zicike muri bo none ngo ushyigikiye divorce bati kubera iki Apotre Mutabazi ushyigikira divorce taho ngaho ubwo ntabwo byaba ari ikibazo oya Bibiliya ubwayo ishyigikira divorce urugero ahubwo kuba ufite urugo ubayemo ndabyibuka ari umudamu wari ukiri muto wabugaragaye kuri Buhoka sinzi nimba waba warabonye iyo nkuru ntabwo nabonye bagaragayemo video ye yapfuye yari amaze iminsi afite stroke yarayitewe n'umugabo babanye rwose abamaranye n'igihe gitoya abantu baba barakurikiye iyo nkuru genda avuga ngo uriya mudamu kuba atarakoze divorce ubwabyo ni icyaha gusa ni icyaha kiticisha kitakubuza ubugingo ni nko kwakunda abayehova bavuga ngo ntibakiteza amaraso kwa muganga yego biturutse ku murongo wa Bibiliya iyo ni imyumvire mibi y'abantu yego ni imyumvire baba bafite ibize gutyo ariko iyo umuntu abasha kugira stroke abitewe nuko urugo abamo bitari kuvamo ariko akarugumamo abapatiri bakamubwira ngo rugumemo ngo nakaramata mpaka abagize stroke ibyo ni ikibazo ndetse kigwe kugira kuko abashumba bakabaye babasha kuganiriza uwo muntu bakumva ibintu bihagaze bakabasha kumwereka bati cyangwa bakabasha kumufasha cyo twita counseling kumufasha kuba yafata uwo mwanzuro ugoranye mu bantu bitwa barokore cyane ariko kubera ko birabayigishena rero wari uvuga ngo ninjye waba nshyigikiye ngo ntabwo ari ikibazo cyo gushyigikira no kudashyigikira ahubwo ni ukuvuga ngo urugo iyo rutarimo amahoro ni Paulo wabivuze mu rwandiko rw'Abikorino rwa mbere ibice 7 umurongo wa 15 ngo niba uwo mubana ashaka gutana umureka atanu uzabuhambuwe yatizera uzaba wemerewe kongera gushaka hagati ya Mutabazi na madamu we ninde muntu utizera muri mwebwe ibyo bintu uri kumbwira ntabwo uri umwigisha wa Bibiliya umwigisha wa Bibiliya uko afata Bibiliya umwigisha wa Bibiliya ntabwo areba iryo jambo gusa rivuga ngo utizera urabizi ko
hari n'amagambo agiye avuga ngo uzamushyira umwe wa kabiri wa gatatu ngo muri byanga umufata ntabwo ari cyo kibazo ntabwo ari cyo tuvuga ngo utizera ngo utinde kuri iryo jambo bijyana n'abo Paulo yandikiraga bijyanye n'ikibazo bari bagura nacyo ariko icyo tubona ni ijambo rivuga ngo impamvu bagomba gutandukana ngo nuko Imana yaduhamagariye amahoro iryo jambo rero nimba rivuga ngo kuko Imana yaduhamagariye amahoro biravuze ngo urugo rutarimo amahoro ku rwego ubwonko butangira kwangirika yego ku rwego bishobora gutangira kwangiza umubiri urwo rugo uba ugomba kurusohokamo nta kibazo reka kinari muri ibyo ngibyo mu gihe waba urusohotsemo ugashaka urundi erega buriya nimba uwabana na Mutabazi akaramata abana na Rufredi bakaba barananiranywe n'ubana na Mutabazi biri kutari gukunda Mutabazi agatandukana akazahura n'ubana na Rufredi bakabana akaramata nta kibazo Imana bifiteho hari n'igihe abantu baba bashaka kutwemeza yuko umuntu mwarahuye umwikundira rero wo bihisemo we ureba nabi cyangwa ntiwabasha kuko nturi Imana uravuga uti uriya bizavamo bizaba ari akaramata ntibyaguhira ntibyanagukundira ariko bakaza banga iby'Imana yafatanyije nawo waramwikundiye waje kumwikundira umuzanira pastor uko tubizi ntiyaguhakanya uretse gusa kuvuga ngo arabahesha umugisha mu ijambo rimwe ryoroshye rero abantu bagavanga ibintu ntabwo ari ngo ndashyigikira kuko nk'urugero nimba ari umuntu wifitiye amahoro mu rugo rwe niyo navuga nkavuza impanda nkanamwereka imirongo imwemerera gutandukana ni nkuko wenda umuntu ashobora kumbwira ati agiye gushyiraho imirongo ishyigikira inzoga nka 800 njye ntabwo nzikunda zirasharira sinigeze nzinywa nta cyaka cyazo mfite sinazinywa ntabwo ari cyo kibazo ahubwo se abantu bafite ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bari mu ngo baregetse bavuga ngo niko zubakwa bari gupfiramo imbere byubakiye ku musenyi nibumva ibyo mvuze nabo barazinduka bajya kuzishaka ibyo ntabwo cyaba ari ikibazo cyane cyane yuko batandukana bakongera bagashaka ubundi icyo koza ahubwo ikintu Imana idakunda muri Timoteyo mu rwandiko rwa Paulo yandikiye Timoteyo yaramubwiye ngo ntihakabeho umupfakazi w'indushyi itorero rijye rimufasha cyangwa se nimba hariho umuvandimwe w'umukristo amufate ajya amufasha bitarinze biza muri porogaramu y'itorero ahubwo ngenda baza ngo amatorero dufite mu Rwanda hari rifite ukuntu rigira ibyo rigenera abapfakazi bya buri kwezi icyo ni ikibazo ahubwo tugomba kwibaza ariko si nabo gusa nanone tugomba kwirinda yuko nimba bagiye kuba divorce ugomba kwicaza abagiye kuyikora nimba umugabo ari we wahahiraga urugo ukamubwira ngo uyu ntazaba umudivorce w'indushyi ubwo bivuze ngo uramutse ari we winjizaga amafaranga na nyuma yo gutandukana urakomeza ukamuhahira nimba ari we wahahaga urakomeza ukamwambika kandi ukamwambika neza nk'uko wamwambikaga mukigendana mugisohokana nimba mwajyaga musohokana ukamubwira akajyaho mwasohokeraga n'ubundi ukamwohereza amafaranga wenda ashobora no kujyana n'umuntu we cyangwa se n'undi mani magambo ubuzima bwe bwose uramutse ushatse umugore mu gihe washatse umugore wa kabiri Mutabazi wiwe niyo ugiye kugura imodoka ugura imodoka y'uwo mubana ukagura n'iyo mwatandukanye ibintu byose ibyo wabibonye Mutabazi ibyo wabibonye hehe waba ugiye gusenya urugo rwa kabiri icyo gihe reka ngusobanurire gusezerana se umutungo ivanguramutungo birakomeye bivuze ngo umutungo uri gukorera hari ivangamutungo muhahano nimba warasezeranye uwuvanguye biravuze ngo ushobora ufata umugore muri kubana n'ubwo mwavanguye ukavuga uti ngiye kugurira imodoka ko ngukunda ariko hari n'uwo twatandukanye cyokoze wa undi mwatandukanye iyo abonye undi mugabo bya bindi bihagarika ibyo nibyo bituma udafata umuntu mwatandukanye ngo ahinduke nk'indushyi ahinduke nk'umuntu udafite aho akura udafite uko abaho ariko nanone ntabwo wahita uvangavanga ibintu nka bitanu ngo bitume udatandukana kandi ubizi ko mudahuza muganira ukumva ntibivamo ntabwo icyo ari cyo gisubizo Bwana Apotre Mutabazi usezerana wowe upanga karamata oya ariko nanone byaba ari ikibazo usezanye n'umuntu bibona ko mutamara n'imyaka irenze 5 oya ugomba kubana n'umuntu uyu we ndabona abo bavuga ngo ni shwadiri uyu we ndabona rwose bizakunda karamata niyo expectation ariko nanone icyo wari wizeye kitagerwaho ibyo bibaho mu buzima butandukanye yego ni nkuko umuntu yakwiye ati uzafungure business wenda uteganya ko izinjiza miliyari
ufungure YouTube channel uteganya yuko izagira silver y'ibihumbi 100 ariko ushobora no kumara imyaka 10 utarageza ibihumbi birenze 3 bya zabu ariko umuntu wango kujya mu rugo umuntu wese akaba yajyamo ateganya akaramata ariko nanone igihe bitakunze nicyo mbabwira ngo hari icyo biri bivugaho kigaragara cyumvikana ariko abanyamadini bahisemo gufata imvugo barazigoreka bazishyira mu karamata bapfundikirirayo umuntu wese ukoze divorce kandi uko byaba byageze kose uzareba abantu bakora divorce bakaza bari kuvuga nabo babanaga kugira ngo abantu babone ko we nta katari yagize niwe wabirenganiyemo ariko impamvu babikora ni uko bashaka kwigira beza no abantu babiri b'abana beza buzuye umwuka wera bashobora gutandukana ko badahuza kandi nta n'umwe muri bo ukoze icyaha nta n'ukeneye kuza yigira mwiza mu bantu cyangwa se asebya mugenzi we aho ushobora kuza ukabwira abantu ngo ntitwahuje hari ukuntu tudahuza twaje no kubikureba dusanga dukwiye gutandukana ibyo ntabwo abantu bakwiye kubifata nk'intambara cyangwa nk'ikintu kibi cyane ariko nyine kubera ibintu abantu bigishijwe bizavugwa n'undi uzakora divorce mu mwaka ngo hakorwa divorce 2,200 yaba zose zari z'abantu bazwi zose zikaza kuri YouTube manzara abantu kuri YouTube bacuruza rikarenga buri yose bajya babayiteye inkuru akabazo k'amatsiko Apostle Mutabazi akabazo k'amatsiko waje muri social media ugaragaza kuri muri divorce muri process ya divorce na madamu wawe uyu munsi wa none umugabo wagira gutya w'inkwakuzi akiteretera umugore wawe ntabwo wamukubita umuhi ubwo n'umugore wawe batangira kumuteretera uko divorce yayibonye umwuka wera batari abanyedini kandi ibintu bishoboka bibaho ntabwo turi imana mbaye n'imana najya ndeba umuntu buriya na Dawidi yagomba kureba akabona ko Mikali bitazakunda agategereza igihe azahura na Abigayeli nubwo yari yaratwawe na Nabali ariko ntabwo ariko bimeze abantu turi abantu umuntu ukareba ibyo ureberaho ukavuga uti bizakunda akaramata bizakunda ntibikunde kubera ko nyine warebye nk'umuntu na Samuel Imana yamubwiye ngo wowe ureba mwebwe mureba nk'abantu ariko njye nk'Imana ndeba imbere rero ntabwo abantu ntabwo baragera kuri uru rwego rwo kureba aho Imana ireba ku rwego batabyibeshyamo divorce ni ikintu kigaragaza ko umuntu ashobora guhitamo ntabashe kumenya byose akazamenya nyuma icyo bigaragaza ni uko kongera gushaka nuko uba uzirikana ngo nubwo tutahuje ko hari ukuntu Imana yaremye kandi uzambere umugisha tugahuza kuko nemera yuko abantu bose bari mu isi bafite umuntu runaka umuntu baremewe ko bashobora kuba bahuza kuko rero udahuye n'umuntu n'ibisane rwanda ruzahuza ibyo bitera n'abantu baba baratandukanye ku rugo barakubwira ngo sinongera gushaka no kugirira abana kuvuga ngo ibyo bigaragarira mu ntege wari ukwiye kuba umunyembaraga ubasha gukomeza ubuzima ariko nanone nta muntu wifuza gusenya n'uwe gutekereza ko atasenya akagira ngo no gutandukana no ntawe ubyifuriza ibyo byaba ari ibintu bitari bikindi bitwara ariko uwo mwanya wo kubijyamo no kujya muri urwo rukiko uramutse ugiye mu nteko ishinga amategeko uramutse uhamagawe ibiba birimo uwo mwabanye bikazamo abana bikazamo imiryango yabashije kugira uko ihura ntabwo abantu babikora kuko bari babikunze babikora kuko ariyo mahitamo ahari yego kandi abantu bari bakwiye kujijura yewe ntangazwa nuko tugirinda tugera uyu mwaka turimo abantu bagasenga gisirimu tugiye mu macacu ubona rwose baramya gisirimu bagahimbaza gisirimu ariko ugasanga baracyari ikintu cyari rwose baracyari kukibaza uretse ko n'abazungu ngo babona babyibaza ukuntu bitandukanye ubwabyo ni byo ahubwo bintangaza gutandukanya n'ibintu bisanzwe ibintu batandukana n'abantu 5-10 batandukana yongera ashaka ntabwo byifurije uwo ari we wese ariko si ibintu bitangaza si n'ibintu byo gukora yuko ngo biri mu bidasanzwe ntabwo bidasanzwe mu gutandukana nuko nta nihari gukongera kubana n'undi
umuntu atandukana avuye ahatari amahoro akaza kubana n'aho abona amahoro yaboneka kandi ibyo byose aho abavuga ngo azaboneka naho ahatekereza nk'umuntu ashingiye kuko yiyizi cyangwa yisobanukiwe ariko nabyo ntabwo biba bivuze ngo ni 100%. Umuntu ari ku isi ntabwo ibintu bye atekereza bijya biba 100%. Wowe uratekereza, wowe ufata umwanzuro, wowe uravuga uti nashingiye kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Njya nkunda kubwira abantu nkabwira hari umuntu wanyandikira ambwira ati wewe muntu wa mbere mbonye uvuze ibintu ugeze mbona abantu bavuga ati abantu bazi kubona abantu batandukana habaye by'agatangaza ngo bamufashe ngo amafoto n'ibiki n'amavideo oya. Akabazo k'amatsiko intumwa umuntu uza akabwira abantu imitekerereze yacu ntiyahuje yego ati icyo kintu abantu ntabwo bazi ko kudahuza mu mitekerereze ari impamvu yo gutandukana inarenze ibyo by'ubusambanyi n'ibindi byose bitandukanye. Ariko njye nkabwira abantu bavuga none se nk'urugero nimba ari umuntu uri buze kuri ikiganiro muri izo comment akandikamo ngo uyu mugabo kamera n'eshanu ziteye hano imbere yanjye akaba yavuga ati umugabo simwemera n'ibisazi uko rimwe na rimwe abantu bajya batuka abandi muri comment wenda hari umuntu udatukwa muri comment benshi igihugu ubwo azashima Imana ariko uko yabasa kose nta comment yanuze yabura. Abantu bose bafite abatajya imbizi nabo ababatuka ababagiga abanenga n'ibindi. None se n'umuntu wayagiyemo akandika ngo uyu muntu ni ikigoryi cyangwa se ni igisazi uriya muntu buriya wagize ngo abaye umugore nawe ukaba umugabo ukaba mugiye kubana rwabaho urwo rugo. Uwo ni imitekerereze yiwe. Ibitekerezo byawe ubivuga agahita abona ngo ari umugore. Udutekerezo tubiri aposo utubazo tubiri mfite. Ikibazo cya mbere ikibazo kirabaza muri bibiri. Abantu ko bashoboye bashobora kubyirinda ntabwo ndi kubyirinda mu guhitamo no gushishoza cyane yego kurushaho guhabwa ubumenyi bw'uko wabikora ntibiteze ikibazo. Banga abantu barangije guhitamo nabi inyigisho zose watanga ngo bagumane ntabwo aricyo gisubizo. Reka ikibazo cya muri bibiri bisigaranye kimwe kirabaza kiti tuzi neza yuko hagati y'umugabo n'umugore iyo bafitanye amakimbirane bajya mu buyobozi bw'umudugudu bukandikira akagari ugakora raporo akagari kagatera kashe. Hanyuma umuntu yakibaza ngo kuki waje kuvuga kuri muri process ya divorce kuki utaretse ngo ukore divorce aze kuvuga divorce wayishoje. Ibyo ngibyo ababitekereza gutyo bazaze kwivuga bazisoje njye nuko ntashakaga ko hagira umuntu uzavuga ngo hari ibyo yavumbuye yego ngo hari breaking news azanye. Ari ukuntu umuntu azakubwira ko ngo yabivumbuye ngo wari abantu ngo bamuhaye ubwino bw'ibyo bintu icyo gihe ugasanga ashidutse yanagiye mu buzima bwite bw'abantu kandi ushobora kuza ukababwira bimeze uku nguku bityo ntawe uzazana iyo nkuru nkuzanye inkuru nshyashya kuba babasha kukumva ukababwira uti nimba ntagize ibyo mbabwira biri hagati yanjye n'umuntu nyine bijyanye n'ubuzima bwite twari tubayemo bitandukanye nuko nyine nashaka yuko ibyo bintu bigirwa inkuru nta nubwo bigombera yuko bivuga ngo uyu niwe warenganye cyangwa se ngo uyu niwe wateje ibibazo ntago aricyo gisubizo ntabwo aricyo kibazo cyane cyane yuko jewe nanemera yuko iyo imitekerereze idahura ubwabyo ari impamvu ibindi bigenda bishamikira kuri icyo kintu. Akabazo ka nyuma rero sasa aho ndabyumvise ngo bagiye kuzana ngo inkuru ngo bavumbuye ibi. Ikindi abantu batekereza yuko se nkuko umuntu avuga ngo uzabivuge yarangiye iyo umuntu avuze gutya bashaka kumvikanisha iki ko ubwo uvuze ko yitangiye uzayihagarika hagati donc hari ibintu ntajya menya igisobanuro cyabyo kuko kiretse wenda uteganya yuko hari ukuntu uzabikora ntawe ubimenye ukongera ugakora ubundi bukwe ntawe ubimenye nabyo abantu bamwe ngo bajya bishobora ariko ushobora no kujya ku murenge wa Satinsi ngo ugiye gusezeranirayo ugasanga niho haje bya bindi bavuga ngo bazanye bakoze operation ngo bazanye amavideo ngo gukora ubukwe kandi abantu bakuzi yuko wubatse ntabwo uri nkunda njye nkunda ibintu byo mu mucyo reka nkoresha iryo jambo nkunda ibintu byo mu mucyo ku rundi ruhande abantu bibaza byinshi bitandukanye ariko njye ntago banumva impamvu zabyo niyo mpamvu ntigeze menya bande bibajije ibiki bakoze inkuru kuko abantu mbizi ko ari uko bari ikindi kuri sije ya divorce zikabana ari uko bamera abantu bafite ukuntu babwiwe ibintu by'akaramata ku buryo rimwe na rimwe
n'abazikoze divorce nyine niyo mpamvu zikorwa n'ibihumbi 2 ntitumenye ni bande bazikoze babikorera muri bucece yabo ababishoboye ko bucece bahira kubera yuko nyine hari ukuntu abantu nyine ari ukuntu divorce bakifata ukuntu abantu barasirimuka ku bindi ariko bagera kuri divorce ntibajya basirimuka hari cyangwa se ndasi benshi basirimutse kubasha kubyumva ko ari ibintu biri no mu bisanzwe bishobora kubaho utakifuza ko bibaho ariko ko yari yo mahitamo ahari uyafata kandi atagomba kuba guterwa ipfunwe nuko ari yo mahitamo yafashwe ni ikibazo cya societe yacu tarakura buriya ntago ari ikindi iyo abantu bafite imyumvire se idashyikira ibintu kandi bakaba ibyo bintu bicuruza abo bagize ngo wakora iki kugira ngo aribyo nakubwiraga ni urabihisha nujya mu rukiko bwa mbere ugiye kuburana ayo makuru asohoke bagira uwo bayahereje noneho kugira ngo yagereho azagenda amere nk'uwinjira mu buzima bwawe bwite nicyo kintu ntajya nkunda ntabwo nkunda yuko umuntu amera nk'aho ari kujya kuvumbura ibintu runaka kandi nshobora kubimwibwirira amugana ariko bimeze gutya bimeze na gutya bimeze na gutya so ibyo bikarangiriraho ibyo birumvikana ukaha amakuru na nyir'ubwite ariko ndabyita yego ikibazo cya nyuma uwitwa Clarisse cyangwa ufite channel yitwa Clara TV show yasohoye video ya Sabe Murungi Sabe na Ngwino Ndebe n'umudamu witwa Ngwino Ndebe bigaragara ko ngo bari bavuye mu gikorwa cyo kutera kabariro ukuntu mu gipangu mu murenge wa Nyarugenge akagari ka Kiyovu mudugudu wa Rugunga asohora iyo video kuri channel ya Clara TV show hirya yejo iyo video yarasibwe yakuwe muri icyo kiganiro ariko bidatinze uyu munsi wa none ejo havugagwa hari abantu bavugaga bati Karara nawe hari urugo rw'abandi yashenye Igisenyi uyu munsi wa none tugiye tubona ku Rugendo TV hasotse video y'umudamu uvuga yuko Karara ari we wamusenyeye urugo ndetse yanakoze divorce n'umugabo wiwe ko umugabo yari umusirikare ku rugo rwashenywe na Clarisse uri ufite Clara TV show ibi bintu urabihuza ute bamwe baravuga bati uyu mudamu yaguririwe nabo mu ruhande rwo kwa Sabe kugira ngo azasebye Karara abandi bati Karara siwe wabona ibi bintu wowe nk'intumwa y'Imana umusesenguzi urabivuga iki Apostle Mutabazi dusoza icyambere nuko nge sinemeranya na bino bintu abantu baza bavuga ubuzima bwite bw'abandi icyambere ni hamwe nuko tutakabaye tumenya ngo ibyo video ngo abantu basimbutse ntago twagombye kubimenya cyane ko nta bagombaga no gusimbuka agira bo akwepa abantu ntago bigeze bumva ko bagomba kubaha abandi mu buzima bwabo bwite ntago ugomba kujyamo ngo wigire umupolisi w'ibyo ngibyo ariko tugarutse vuga ngo uyu bamuvuzeho ko yakoze ibi uretse nawe n'abandi batandukanye wenda babikora cyabyabaho ahubwo ntago twakabaye tubigira ikiganiro n'indirimbo twakabaye tuvuga kandi twabona ibyo tuvuga pe no kutemeranya abantu ntibemeranye ariko ntibajye kuganira ku bintu ngo byo mu mabanga y'abashakanye ubuzima bwite ninde wakundanye nande yaganeye nande yahaye imye message nande ngo biragorana cyane yuko yego ari ibintu bigoye nese nk'imba ngo babivuze bamaze kubivuga se nemeze ko ari ukuri kuti ngo ndi Imana mu Salomo niho ubwenge ngazana inkota nibo babashe kumenya ngo umwana ari uwande yego ibintu rero by'umwana ni uwande biragoranye icyari gikwiye gusa gusa njye nabibera nakunze kubibwirana babwira ngo ibyo bintu bavuze ni icyakomeye gusa nta bushobozi bwo kumenya niba byakukuri ariko bikorwa n'abantu bivuze rero ngo uretse nawe n'abandi wenda bagaragara cyane nk'abubahitse cyane bashobora kubikora ntabwo bimutangaza ariko tuvuge ngo none se ahubwo twibaze ngo biramutse atari byo byaba bigaragaza yuko ushobora kuba ufite amabwiriza kanaka ariko buriya nawe aje akagira icyo amuvugaho igihe yose akabisabira hejuru ushobora kumara ukwezi kose izo nkuru ziri kuvugwa wabona aho ushingira uretse atari wowe wabona aho ushingira kuko iyo barangije gukora inkuru nk'iyo iyo uje gusobanura nabyo biba inkuru iyo uje kugira gutya nabyo bihinduka ibintu abantu bakaba babona yuko ibyo bidakwiye rwose hari ibintu bikwiye kugumishwa inyuma ariko nanone iyo hari ibyo wakoze mu buzima bw'abandi nabo bumva babikoraho iyo hari ibyo wakoze
nabo bumva babigukoraho Yego. nabwo abantu babwira rero kuko icyo kintu umaze kugisobanukirwa wirinda kugira ibyo winjiramo byo mu buzima bw'abandi niba ufite n'ibyo uhangana n'umuntu biba bihari ibindi ugahanganiramo bitarenga imbago n'imbibi umuntu washaka kurwanya sape cyangwa se kumuvugaho icyo indirimbo za icyo uvuze ni ukuri ni amahitamo yakoze uruhu wabivugaho ukavuga uti bose ni umugoma twima abatumire ariko ntabwo uri bujye vuga ngo agenda feri na ntuza bakagira runaka cyane cyane ko amategeko y'icyo twita privacy yego aravuga ngo nimba ikintu umuntu agikoreye ahantu yibwiraga ko nta wundi muntu amureba Yego. yibwiraga ko nyine afite privacy cyangwa se afite ari kubikorera ahantu ha wenyine iyo ugiye ugashaka ibyo bintu kubifotora Yego. ugashaka ibyo bintu kubifata amajwi babigize ariko cyane n'ibintu umuntu yakoreye mu muhanda ubwo nyine wowe byo wabishobora kuba mu muhanda ni ku muhanda ababonye kuri mirongo ine bakusanya agatoki bwanyu byo ariko kuko uravuze ngo bari mu modoka bazamuye ibirahure bagiye Nyamirambo byumvikana ko ibyo bintu bakoraga bari bagize ibanga Yego. noneho ugiye gukora ibintu byo mu ibanga by'ubuzima bwabo bwite ushikurikira ibintu bya rubanda giseseka cyangwa se ibya bose cyangwa se kwibwira bose rimwe na rimwe bimwe ari ugukekeranya ari amabwire ngo numvishe bambwira ko ubiye n'ine Yego. n'umuriro wagera niyo mpamvu rero wenda twakibona nko mu kuvuga ngo ibyo bintu biramutse atari byo bamuvugaho ariko akareba uburyo nyine biri gufatwa byakwirakwiye yego yego yabasha kubona ngo intumwa ubuzima bwite bw'abantu icyavugirwamo kitari ukuri gishobora gufatwa nk'ukuri abantu babyirinde babyitwararike byarushaho kuba byiza umuntu ashobora no gufatirwa mama wawe agafata umutwe we agafata n'ifoto y'igikecuru agahita amuterekaho AI yaraje ikabona wanda rya photoshop ryaraje yego yego avuga ati dore wa muntu wirwa yamagana ngo abantu ngo basambanye ati nyina nibyo yirwamo noneho uzaza muri media bari kukubaza ngo ese koko ni nyoko uti barabeshya ariko ubu uri kubihakana icyo gihe abatanze za content ku bantu barazibuze usanga abantu bagomba kwiga cyangwa se inzego zikashyiraho imirongo ituma abantu bamenya imirongo aho batarenga yego bityo abantu bakabana wenda ari kutumvikana ariko batarengerana cyane cyane ko no mu mategeko bifite ko bivugwa Yego. by'ukuri hariya rwose niyo mpamvu mbaje kuri iyo videwo byerekana yemeza yuko reka mvuge ngo simbizi ntacyo nashingiraho ariko se bitari byo ntibyaba ari nk'ikimenyetso kigaragaza ngo nawe biriya watangaje nawe ukwiye kubitangaza kuri sabe nk'uko nawe abari gutangaza ibi kuri wowe batari bakwiye kubikora uwo ni karara navuga ngo erega niyo byaba ari byo abantu mu buzima bwabo bwite bwo mu ibanga hirya bakorera ibitandukanye yego intumwa batiri zirashize ntabwo barakwiye kubizana rwose biriya bintu bijyanye n'amateka twifitiye bizadusigamo imvune kandi abantu bari kubyita showbiz Sawa, ntabwo ari bisaba cyane urakoze tugushimire bwana Mutaposo Mutabazi kandi ugire umugoroba mwiza amahoro n'amahirwe bikomeze kubana nawe tukwifurize uzagire amahirwe meza ariko ku rwanjye ruhande mvuge ngo Imana ikurinda yego ngayo nguko rero uwo yari Mutabazi Kabarira Maurice aho yasobanuraga ku bijyanye na divorce ye yatanze ingero kuri Pastor Mutesi atanga urugero kuri Mama Vanessa atanga urugero kuri Mama Sharirene ni bya bindi bavuga ngo babuze uwo batuma barantuma nawe yabuze abatangaho ingero atanga ingero kuri bamwe muri abo hanyuma rero reka tubabwire mwese ngo mukurikirane iki kiganiro kandi tubabwire ngo nakagaruka komeza ukore subscribe like na comment hanyuma bisigaye nakagaruka tuzi neza ko mwese tubabwire ngo turabakunda ahasigaye tuvuge ngo ciao ciao